Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe ukurikira Inguni Zose TV kandi by'umwihariko wowe umaze gukora subscribe kuri iyi channel. Ni wa muhungu wanyu kandi umuhungu w'Imana Brown T. Tugiye kuganira hari byinshi tuba twabonye, hari byinshi tuba twumvishe ku mbuga nkoranyambaga ziba zitandukanye, yaba kuri YouTube, haba kuri Instagram cyangwa se na za TikTok, Facebook n'izindi mbuga nkoranyambaga. Hari amakuru ari gucicikana muri iyi minsi y'umukozi w'Imana cyangwa se umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, umukobwa witwa Zawadi. Ngira ngo hari amakuru arimo aragenda amuvugwaho ko yaba atwite kugeza uyu munsi. Mu minsi ishize yari amaze iminsi arwaye, ngira ngo izo nkuru nazo mwarazumvishe. Yari amaze igihe kinini tutamubona ari kuvuga, ari kubwiriza. Muramuzi uyu mukobwa ngo ni Zawadi, yaramamaye cyane ndetse yagiye akurura imitima ya benshi mu bagiye bumva ibibwiriza bye cyangwa se ubuhamya bwe, aho yagiye avuga ubuzima bwe, byagiye biranga ubuzima bwe mu bihe byashize atarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Yagiye atanga ubuhamya butandukanye ko yari umucuruzi wa forode cyangwa se yari abo bita abapushayi. Agenda avuga ko yagiye afungwa inshuro nyinshi zirenga 30, ndetse avuga ko hari avuga ubuhamya bwinshi, avuga ko yabaye umuntu ukunda kunywa ibiyobyabwenge ndetse ajya no mu ngeso mbi z'uburaya n'ibindi bitandukanye, kwiba ibintu nk'ibyo ngibyo. Yagiye atanga ubuhamya uko yagiye anywa itabi, anywa urumogi, ndetse akanywa na za mugo ndetse n'ibyo yacuruzaga, ndetse mujya mwumva no mu ijwi rye iyo arimo arabwiriza cyangwa se yari kuvuga ubuhamya, ubumva ko ijwi rye ryanize umuhogo kabisa. Hanyuma rero no mu burwayi maze iminsi arwaye, yararwaye indwara yo mu myanya y'ubuhumekero, n'ubundi bishoboka ko cyangwa se bivugwa ko yaba iyo ndwara yarayivanye muri ibyo biyobyabwenge yagiye anywa cyangwa se yagiye afata, nk'uko wabyita. Uyu mukobwa witwa Zawadi akaba yari amaze iminsi arwaye, ndetse bavuga yuko hari mbese bisa nkaho abantu benshi batabimenye bitewe n'uko atagiye akundira ibinyamakuru bimwe na bimwe cyangwa se channel zo kuri YouTube ngo zimusure, zimenye uburwayi bwe, zimenye uko uburwayi bwe buhagaze, zimenye uburyo yaba arwayemo. Yagiye ngo ari benshi bagiye bamuhamagara bashaka kugira ngo bajye kumusura ndetse bamukoreshe ikiganiro cyangwa se bamenye uburwayi bwe uko bumeze, ariko ngo agenda abangira. Hari ikinyamakuru kimwe cyangwa se channel ya YouTube yitwa Zaburi Nshya, ndetse ngira ngo yaba ari na nyiracyo umunyamakuru witwa Plaisir, akora kuri Zaburi Nshya. Ngira ngo niwe wenyine waba waragiye watangaje izo nkuru z'uko Zawadi yaba arwaye arembye, ariko bakavuga yuko ari we muntu wenyine waba waragiye kumugeraho ubwo yari arwaye, ndetse n'abamukozeho inkuru. Nta kindi kinyamakuru cyangwa se nta yindi channel yaba yaragiye yaramugezeho. Ndetse birimo biravugwa yuko
uyu mukobwa niba koko yaba atwite, nanone bakavuga yuko uyu uhagarariye iyi cano cyangwa se uyu munyamakuru Plaisir wo kuri Zaburi Nshya ari we waba waramuteye inda. Ni ibivugwa, ntabwo turamenya amakuru ya nyayo niba koko uyu mukobwa yaba atwite, ariko nk'uko biri kugenda bivugwa ndetse na Sibomana cyangwa se uyu mugabo uhagarariye cyangwa se ukora kuri YouTube channel yitwa Byishimo Official, yahoze arimo arabivuga avuga ati buriya nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Iyo abantu umwe, babiri, batatu bavuga ikintu, nyamara buriya byanga byakunda gishobora kuba ari cyo. Ariko mu bundi buryo nanone, mu bundi buryo tugenda twumva yuko uyu Zawadi bitewe n'uko wenda ari umukobwa ukuze cyane, nawe yambaye umubiri, ashobora kwiheba cyangwa se ashobora nawe kureba nk'uko uyu ukora kuri Byishimo Official yavugaga ati uyu mukobwa ashobora kuvuga ati nshobora kuba ndwaye ndembye, nkaba ndi hafi gupfa, cyangwa se agatekereza ko yapfa, nawe ashobora kugiramo ubwoba akavuga ati ubwo mbonye agahenge, kuko nubwo yari arwaye ndetse bikomeye, hari inkuru y'uko yari amaze koroherwa, atarakirembye nk'uko yari ameze mbere, ndetse abaganga bakomeje kumukurikirana ku buryo bukomeye, yaba arimo aragenda yoroherwa nubwo wenda yaba atarakira neza. Ariko nanone bakavuga yuko uyu mukobwa akuze, afite imyaka isa nkaho iri hejuru cyane, yaba atangiye kwiheba akavuga ati ko mbona, kuko hari amagambo yagiye akoresha avuga ati jyewe ndacyari ku isoko, te umuhungu wagiriye yerekwa yamvugisha, cyangwa se mbese ibintu nk'ibyo ngibyo. Abantu rero bakagenda bakeka ko uyu mukobwa yaba yarageze muri rwa rwego rwo kwiheba, akaba yavuga ati ko mbona imyaka injyanye, cyangwa se nta n'ibyiringiro by'uko nashaka vuba, bakavuga bati wenda ashobora kuba kuko niba atwite yaba yaravuze ati wakwibyarira umwana mu gihe nkifite ubuzima, akaba wenda avuga ati nta byiringiro by'ejo hazaza mfite bitewe n'ubu burwayi mfite, kuko hari abari kuvuga yuko yaba yararwaye kanseri yo mu bihaha cyangwa se mu myanya y'ubuhumekero. Akaba rero murabizi ko abantu bafite ikibazo cy'amakanseri baba bavuga bati ni iminsi mikeya nkava muri uyu mubiri. Uyu mukobwa nk'uko biri kugenda bivugwa hirya no hino cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, bavuga yuko uyu Plaisir ari we wamugezeho ubwo yari arwaye, ari we munyamakuru waba baramugezeho, ndetse ari we waba baratangaje izi nkuru. Ariko kuba havugwa yuko yaba atwite, iki kinyamakuru cya Zaburi Nshya cyaba kitarabitangaza. Ngire ngo impamvu bavuga ibi ngibi ni uko uyu mukobwa mu buhamya bwinshi cyangwa se mu bibwiriza byinshi yagiye akora, byagiye bica kuri channel ya Zaburi Nshya. Ariko nanone ibi ngibi ntago wahita ubishimangira cyangwa se wahita uvuga ko ari byo bihamya, kuko uyu mugabo Plaisir wa Zaburi Nshya ni umugabo ufite ikinyamakuru cyangwa se ufite igitangazamakuru cy'iyobokamana, ndetse murabizi hari bagiye bamuvuga kenshi, bamuvuga bitewe n'abantu yagiye afasha, bitewe n'abantu yagiye azamura impano zabo cyangwa se yagiye amenyekanisha cyane cyane igitsina gore. Ibyo bagiye babimuvugaho ko yaba aryamana n'umuntu runaka, yaba hari n'abagiye babyara. Murabizi ko hari n'inkuru zigeze kumuvugwaho, ko bavuga ko hari
sinzi umuhanuzi wabaga Kimisagara, ndumva ntari kumwibuka neza, afite umugore inzu yigeze gushya, bakavuga ko ngo yatwikiye umugore mu nzu. Ngira ngo uwo mugore nawe bavugaga yuko ngo uwo mugabo yaba yaragiye gutwika uwo mugore n'umwana we, kuko ngo benshi bavugaga ko ngo uwo mwana atari uwe, ahubwo bakavuga yuko ngo uwo mwana ashobora kuba uwo mugore we yaramubyaranye na Plaisir. Ibi rero ni ibintu by'impuha cyangwa se by'amakuru wenda abantu bavuga batazi, bakagenda bakubita aho ngaho amakuru badafitiye ibihamya cyangwa se amakuru badafitiye ibimenyetso, ariko ari bya bintu byo gukeka. Nta washinja cyangwa se nta wahamenya ko Zawadi yaba atwite mu gihe nta bimenyetso bihari, cyangwa se nta n'uwakeka ko nta n'uwahamenya yuko uyu Plaisir yaba ari we wamuteye inda nk'uko benshi babivuga. Ariko abantu nta wabihakana cyangwa se ngo abyemeze, kuko buriya abantu baba bafite uburyo bwinshi bagenda bamenyamo amakuru, yaba ari amakuru atizewe cyangwa se ari amakuru yizewe. Ariko byanga byakunda, nk'uko uyu munyamakuru Sibomana yabivuze, nta nkuru nta nduru ivugira imusozi ubusa. Biri kugenda bivugwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, maze kubona nka 3, ndetse no kuri za TikTok cyangwa se kuri za Instagram bari kugenda bateramo comment bavuga bati birabe ibyuya ntibiba amaraso, uyu mukobwa abaye atwite yaba dukojeje isoni, twakumirwa. Uyu mukobwa ngo ni Zawadi bitewe n'ubuhamya yagiye atanga, bitewe n'ibibwiriza amaze imisabwiriza. Abantu bari bamaze kumukunda, abantu bari bamaze kumwigarura, yari yaragaruye imitima ya benshi. Abantu bari bamaze kumwiyumvamo bavuga bati uyu mukobwa rwose ni umukobwa w'Imana, cyane ko yatangaga ubuhamya ndetse yabwirizaga muri systeme nk'iya Pastor Theogene Inzahuke. Ndetse abenshi bajyaga bavuga bati uyu ni mushiki wa Pastor Theogene Inzahuke. Ubwo rero abantu bagenda bavugaho mu buryo bugiye butandukanye, ariko abantu baravuga bati birabe ibyuya ntibiba amaraso. Ariko nanone nta gikuba cyaba gicitse, kuko nawe ni umuntu, nawe ni umukobwa, nawe ni umuntu yateretwa, nawe yakunda, nawe yagira santima, nawe yagira ubushake. Nta mpamvu yo kugira ngo wenda abantu bamublaming ejo cyangwa ejo bundi. Bishobora kuba ari ibyo atwite ndetse yanabyara, nta nk'abacitse umurizo. Kubyara ntabwo ari icyaha, nubwo yaba yarasambanye nta cyaha kitababarirwa, nawe yababarirwa nk'uko n'abandi bababarirwa. Rero turacyakomeza kubitega amaso, turacyakomeza kugenda twumva niba koko ari byo, tureba niba hari n'ibihamya, tuzagenda turushaho kugenda tubibagezaho, kuko ibyacu ni ama episode. Inkuru uko zigiye zisohoka cyangwa uko zigenda zitrendinga, niko natwe tugenda tuzibazanira abakurikiye Inguni Zose TV. Ngewe ndi Brown T, ibyacu nakagaruka. Reka wowe utarakora subscribe ukane subscribe, ukane no kwazogera inkuru uko zigenda zisohoka, cyangwa se uko tuzatugenda tubakorera ibiganiro, ndetse tujya no hirya no hino gushaka amakuru, ndetse tuganiriza abantu mu buryo bugiye butandukanye mu nguni zose, nk'uko channel yacu yitwa. Tujya tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Niba ukunze ibiganiro byacu cyangwa se ubikunda, wabikundisha n'abandi, inshuti zawe, social media wabukoresha cyangwa se platform wabukoresha, wajya usharinga ibiganiro byacu uko bwije uko bukeye, ndetse ukajya ugenda usubira n'inyuma ureba n'ibiganiro tuba twaragiye dukora ejo cyangwa ejo bundi. Ibyacu rero nakagaruka, reka turindire turebe iyi nkuru aho izatuganisha, tuzagenda tubibagezaho. Reka tubashimire, mugire ibihe byiza.